papa wa Sebasi ujya umusaba ubufasha byibuze ko mubwira ati ndifuza ko wantera inkunga nkatangira kuba nakina filime nanjye ngakora filime yanjye ku giti cyanjye. ntako ntagira, ariko aho biviriyemo ntago nakomeje kubishyiramo imbaraga. Oya nubwo wamubwira akabigushoramo n'ubundi ndabimubwira nawe, ariko arambwira ati tegereza nzakubwira. nkategereza nyine nkamwibutsa, nongera aho ngaho kumwibutsa mbivamo. nawe ni umuntu arabizi ko mbikeneye. yego. Hanyuma rero tumaze iminsi twagiye dukorana ibiganiro byinshi bitandukanye, ndagira ngo muri kano kanya none urase ku ntego, ugira ikintu usaba abanyarwanda bagiye bagukurikira, kuko ngewe akenshi ujya unyandikira ukambwira ati ndifuza gukina filime, ndifuza kuririmba, ariko nkabona nta kintu nagufasha. Kintu usaba abantu bagukurikiye namuka nimba ari no kuririmba baririmba bumve koko nimba ubizi ukwiriye gufashwa. urakoze. ikintu nabasaba, ngira ngo bagiye bambona mu bintu byinshi bitandukanye. hari aho twahuriye mu makwe, hari aho twahuriye ku ma YouTube channel agiye atandukanye, ariko n'ubundi nza ndi wa wundi, ariko ndifuza guhinduka mu buryo bugiye butandukanye. n'ubu nkajya nzanga basi mvuga ngo nzanye nk'igihangano runaka, nzanye ikintu runaka nje kumurika. rero nasabaga inkunga cyangwa se ubufasha. niba waramunyumvishe ndirimba ukumva mbishoboye, ukaba wamfasha wenda nkaba nabasha gushyira hanze ibihangano byanjye. ndabifite byinshi. filime kuzikina si ibyo nishakamo, ntabwo mvuze ko mbizi birenze, ariko ndabizi. mfite indirimbo nyinshi nanditse, mfite filime nanditse, mbese ikibazo ni ukubona aho menera. Yego.